twongeye turatomboye bana b'Imana kuba natwe Nyagasana duhamagaye kugira ngo tugirire neza ku mpuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, yemeye kuduhamagara kugira ngo idutume kuri wa kabiri cy'umwaka cya 31 tariki 7 Ugushyingo 2023 ngaha amasomo aduha ubutumwa. Isomo rya mbere niryo mu raporo mutagatifu yandikiye Abanyaroma umutwe wa 12 kugeza ku 16. Bavandimwe, turi benshi ariko tugeze umubiri umwe muri Kristo, buri wese ku buryo bwe akabera abandi urugingo. Dufite ingabire zinyuranye bikurikije neza twagiriwe. Wahawe ingabire y'ubuhanuzi ajya hanura akurikije ukwemera. Wahawe ingabire yo kwita ku bandi abiteho. Wahawe kwigisha niyigishe. Wahawe gutera abandi inkunga nayibatere. Utanga atanye nta kindi akurikiranye. Uyobora ayoborana umwete. Utabara abatishoboye nabafashe anezerwe. Urukundo rwanyu ruzire uburyarya. Ikibi kibashishe mu gihunge, naho icyiza mukihambireho. Mukundana urukundo rwa kivandimwe, mushyire imbere icyahesha buri wese icyubahiro. Muragire umwete ntimukababanebwe, nimushishikare mu abagaragu ba Nyagasani. Mwishimira amizero mufite, mwiyumanganye mu magorwa, ntimugahweme gusenga. Musange n'abatagatifujwe bakennye, muharanire gufata neza abashyitsi. Musabire umugisha ababatoteza, mubasabire umugisha aho kubavuma. Mwishimane n'abishimye, murirane n'abarira. Muhuze imitima. Ntimukararikire ibibasumbye, ahubwo mwimenyereze ibiciye bugufi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 131. Mana yanjye, tuza roho yanjye iruhande rwawe mu mahoro. Uhoraho umutima wanjye ntacyo wakwiratana, n'amaso yanjye ntacyo arangamiye. Ntabwo ndarikiye ubukuru cyangwa ibintu by'agatangaza bindenze. Ahubwo umutima wanjye uratuje kandi uriyoroheje, nk'umwana w'igitambambuga mu gituza cya nyina. Israheli, wiringira Uhoraho kuva ubu n'iteka ryose. Mana yanjye, tuza roho yanjye iruhande rwawe mu mahoro. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka umutwe wa 14 umurongo wa 15 kugeza ku 24. Muri icyo gihe Yesu yari ku meza mu nzu y'umwe mu batware b'Abafarisayi. Umwe mu bo basangiraga ngo yumve amagambo ya Yesu aramubwira ati, hahirwa uzemererwa gufungurira mu ngoma y'Imana. Nuko aramusubiza ati, umuntu yateguye ibirori bikomeye, maze atumira abantu benshi ngo basangire. Igihe cyo gufungura kigeze, yohereza umugaragu we kubwira abatumiwe ngo nimuze, byose byatunganye. Nuko bose batangira gushaka impamvu zo kubyangira. Uwa mbere aramubwira ati, naguze umurima ngomba kujya kuwureba, umbabarire ntundenganye. Undi nawe ati, naguze ibimasa 10 byo guhingisha, ubu ngiye kubigerageza, umbabarire ntundenganye. Naho undi ati, narongoye none simbonye ukonza. Umugaragu agarutse abitekereza shebuja. Nyir'urugo arabisha abwira umugaragu we ati, ihute ujye mu materaniro no mu mayira y'umujyi, maze uzane abakene, ibirema, impumyi n'abacumbagira. Umugaragu agaruka avuga ati, shobuja, ibyo wategetse nabirangije, ariko haracyari umwanya. Nyir'urugo abwira umugaragu ati, ongera ujye mu mayira yo mu cyaro no mu mihora, maze uhate abantu baze mu nzu yanjye bayuzure. Koko mbibabwire, nta n'umwe mu bari batumiwe uzakora ku biryo byanjye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Yezu, ijambo ryawe n'ukuri, hahirwa bakumva muri ryo, basezeranijwe kubaho iteka ryose. Inshuti z'Imana, nimugire amahoro. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi. Nyagasani aragutumiye, nanjye arantumiye, twese aradutumiye muri ubukwe bwe. Isengesho n'ubukwe
by'umwihariko igitambo cya misa ni ubukwe nyagasani adutumiramo kugira ngo aduheremo n'ubutumwa. Uyu munsi nyagasani arifuza kuguha ubutumwa nyuma y'uko yitabiriye ubutumire bwe. Ese wari uzi impamvu mu bihugu bimwe na bimwe harimo intambara? Ni ikibazo cy'imibanire itari myiza. Wari uzi impamvu mu ngo zimwe na zimwe badacana uwaka? Ni ikibazo cy'imibanire kiri muri izo ngo. Ese wari uzi impamvu umugabo ashobora gufata icyemezo cyo gutandukana n'umugore we, cyangwa umugore agafata icyemezo cyo gutandukana n'umugabo we? Ni ikibazo cy'imibanire bishoboka ko bananiza nyine hagati yabo. Nibwo uzabona uwihaye Imana wasezeranye ashobora kugira atya akagira atya un bon matin kavuga ati ndigendeye mbishingutsemo ndagiye. Akenshi uzasanga ari ikibazo cy'imibanire. Birashoboka ko yasanze ubwo buzima atashobora kubamo, birashoboka ko yasanze bagenzi be babana bamugora cyangwa nawe akaba yarabagoye. Ikibazo cy'imibanire mwa babyeyi mwe nicyo kiri gutuma isi yacu irimo akavuyo, imidugararo, intambara, ibihugu bigashwana kubera ikibazo cy'imibanire. Amasomo kintu yacu duteguriye aratwerekeza ku mibanire myiza, la vie en communauté. Urebe abantu mubana, urebe nuko mubanye. Ese kuba mubanye nabi wasanga ari njyewe wifitemo uruhare? Wasanga ari njyewe utuma dutabana neza? Kuba igihugu cyanjye gitabanye n'icyawe neza wasanga ari njyewe ufitemo uruhare rubi? Wasanga ari njye uri kunaniza? Wasanga ari njyewe uteza amananiza, uteza imidugararo, uteza intambara? Uyu munsi nyagasani arifuza ko nareba uruhare rwanjye mu kubanira abandi nabi, abo tubana ngababuza amahoro, abo tubana buri gihe bagahora bifuza ko batahura nanjye, kuko ndashobotse, ndi umuntu udashobotse. Imibanire yanjye igerwa ku ntoki, ntago nzi kubana. Uyu munsi amasomo aze kumfasha nanjye mpindura uburyo mbana n'abandi. Ese mbanira abandi neza? Imibanire myiza, ngiye intego tujye kuzirikanaho. Nawe uze kuva aha ngaha ufite intego yo guhindura uburyo wabaniraga abandi, byumvikane wabaniraga nabi, ukurikira inyigisho za Yezu, kuko kubaho no kubana. Isomo rya mbere ry'uyu munsi riraryoshye cyane. Harimo inyigisho nyinshi zerekeye n'ubuzima bwo kubana, ubuzima bwo mu rugo, ubuzima bw'abihaye Imana, ubuzima bw'ibihugu, ubuzima bw'abantu babana. Kuko kubaho nyine no kubana. None se urateganya kuzabaho muri iyi si wenyine? Urateganya kuzabaho uri wenyine? Aha, uzirikane ko kubaho nyine ari ukubana. Ntabwo ushobora kubaho nyine kuri iyi si, ko turiho nyine nk'abantu Imana yashyizeho dufashanye. Uri iburyo afashe uri ibumoso, uri hasi afashe uri hejuru. Rya tegeko riranga abantu babana ryitwa magirirane rigira riti umuremure amanurira umugufi, umugufi nawe agatorera umuremure. Nuko rero bagahuriza hamwe, umwe anyura ku ruhande undi akanyura ku rundi, bose bakaza guhuriza hamwe ku kintu kimwe kandi cy'ingirakamaro. Ngicyo Pawulo Mutagatifu aduhamagarira mu buzima bwo kubana, kuba magirirane. Yagize ati, bavandimwe, turi benshi ariko tugize umubiri umwe muri Kristo, buri wese ku buryo bwe akabera abandi urugingo. Amen, amen, amen. Ngicyo bita ubumwe. Ubumwe ntabwo ari gukora ibintu bimwe, ubumwe ntabwo ari gutekereza ibintu bimwe, ahubwo ugwa n'ubucucu muramutse mutekereza ibintu bimwe. Ubumwe ntabwo ari gukora ibintu bimwe, ahubwo ubumwe ni ukujya ku ruhande ukazana igitekerezo yewe gikize, undi nakazana ikindi, undi gutyo, nuko byose tukaza kubishyira hamwe bigakora ikintu kimwe gikomeye. Burya ubumwe ni ukuzana akantu koroshye hirya, undi akazana kandi yakuye hirya. Iyo umaze kubishyiramo ukabiteranya hamwe bibyara ikintu gikomeye kandi cy'agaciro. Umugabo akanyura ku ruhande, umugore akanyura ku ruhande, bose bakaza guhuriza hamwe ibyiza baronse. Naho ubundi niwe wibwira ko uzatekereza kimwe n'uriya, uzaba utangiye kuzana akavuyo mu mibanire. Kubana neza, kubaho neza ni ukumwe abatandukanye n'undi, ariko gutandukana ubwo budasa, icyo gitekerezo cyuriya kikaza kiza kugushyigikira, kikaza kije kukubaka. Naho undi usanga twebwe ikidusenya
nuko umwe yiyemera ati mbonye ndashoboye, undi ati ndashoboye, undi ati kuki utakoze nkanjye. Nta muntu ushobora gukora nk'undi. Aho nawe nutangira gushaka ko mugenzi wawe akora nkawe, uzamenya uti nakennye byarangiye, ndi umukene ahubwo ndi n'umutindi n'umuhanya bitabuze. Ngicyo bita urukundo ruzira uburyarya Pawulo mutagatifu ari gutwigisha uyu munsi, kuko kubaho ni ukubana. Nawe uyu munsi uze kureba amatiku ugira, amanyanga yawe, umwiryane wawe, umushiha wawe, igihe uri muri kominote, igihe uri kumwe n'abandi ukabuza abandi amahwemo. Ese ujya wubakira iryo tegeko ry'amagirirane ko udahuye n'abandi, udasa n'abandi? Ariko kuba udasa n'abandi ntabwo bivuze kwitwara uko ushaka, ahubwo bivuze gushyira hamwe n'abandi. Ngubwo bumwe, urazana ikiri ibumoso nanjye nzana ikiburyo, undi aze kuzana igitambitse undi azana igihagaze, buri twese dushyira hamwe dukore umusaraba, ubumwe bwa Yezu Kristo wa wundi uduhuza. Zaburi y'uyu munsi: Mana yanjye tuza roho yanjye iruhande rwawe mu mahoro. Amen. Iyo wabashije kubana n'abandi neza, ukakira abandi mu ntege zabo, ukakira abandi mu budasa bwabo, ukakira abandi nanjye kuvuga no mu mafuti yabo, za ntege zabo, aho ngaho icyo nicyo bita ubumwe. Nguko gusangira. Ivanjiri y'uyu munsi iratwereka Yezu Kristo akomeje ikiganiro ari ku meza y'umufarizayi wamutumiye, bakaganira bagasangira. Ariko Yezu Kristo akabonaho kumwereka ko gusangira atari ugusangira ibiryo gusa, ahubwo gusangira ni no gusangira ubuzima. Gusangira ubuzima kandi ni ugusangira ubuzima n'abarya baciye bugufi, abakene, indushyi, imbabare, abo bose batazakwishyura, nk'uko Yezu Kristo yakomeje agenda bigarukaho. Kugira mugenzi wanjye neza, ndategereje inyungu aza kumpereza, ndategereje ko nawe azanyishyura. Ngicyo icyo Yezu Kristo akomeje uyu munsi. Uwo ngo nyine arahirwa, ngo uzabona ingoma y'Imana. Kumvise rero uburyo Yezu Kristo yakiriwe neza agasubizwa ati niba ari uko rero Yezu, hahirwa bemerewe gufungura mu ngoma y'Imana. Amen. Nyuma y'uko ngo amaze kumva inyigisho ya Yezu Kristo, Yezu Kristo aboneyeho kumubwira ibice bitatu by'abantu basangira nawe. Ibice bitatu by'abo Yezu Kristo yatumiye: hari abanze kuza, le refi, abakomeje kunangira bakamuhereza n'impamvu nyinshi, izishobotse n'izidashobotse, ngaka agasuzuguro, gutanga impamvu za nyirarureshwa. Nyuma rero hakaza kuza insuzugurwa, abakene, indushyi. Iyi vanjiri iratwerekeza kubigisha amategeko n'abafarizayi bakomeje gupinga Imana, bagasuzugura, kandi aribo Nyagasani yatumiye bwa mbere. Ariko bizarangira aribo bahakanye, bizarangira aribo banangiye, bizarangira aribo bari kwihakana Imana, gupinga, gusuzugura iby'Imana. Yezu Kristo rero agasoza ababwira ko abo ngabo bari batumiwe nta n'umwe uzarya ku biryo bye. Abakomeje kugaragaza gusuzugura kugeza ku ndunduro, abakomeje kunangira kwanga gusangira na Yezu kugeza ku ndunduro. Uyu mugani Yezu arawerekeza ku ndaya, ibyomanzi, abasoresha bo ku minota ya nyuma bazemera inkuru nziza ubundi bagahinduka. Abo ngabo nibo bazasangira na Yezu. Umutagatifu ntabwo ari umuntu witwaye neza, ntabwo ari umuntu wakoze neza gusa hano ku isi, ahubwo ni uwakoze nabi nyuma akaza no guhinduka, nyuma akaza kwicuza, nyuma akaza kureka amafuti byaha, nyuma akaza kureka bwa bugambanyi, bwa busambanyi, bwa busambo, ubundi akemera inkuru nziza agahinduka. Nguko gusangira na Yezu. Gusangira na Yezu ni ukwanga kwihugiraho, ni ukwanga umushiha, nkanga umujinya, nkanga uburakari. Ubundi yiyemeza gusangira na Yezu, nta mananiza amushyiraho. Muri so uzasanga imibano yacu dukunze gushyiranaho amananiza, imibano y'uburyarya, ukitwa neza imbere y'umuntu gusa ari uko akuruzi, ariko aba atari gukubona, ukanamugambanira, kumwicisha bitabuze, kuko nyine harabura ikintu kimwe: gusangira. Ntabwo umusangiye, kuko iyo mukiza ko musangira kuko by'ukuri ntabwo ari kumugambanira. Burya umuntu musangira abakomeye cyane ni igihango, ntushobora kumugambanira. Umuntu mwasangiye ntiwamugambanira, umuntu wasangiye ntiwamwicisha, umuntu mwasangiye ntiwamuryarya, umuntu mwasangiye uhora umukunda, kuko mamusangiye nyine akabisi n'agahiye. Kandi gusangira ntabwo ari ugusangira ibiryo gusa, ibi bigaragarira amaso, ahubwo ni ugusangira umubano, gusangira ubuzima,
gusangira ibibazo, gusangira ndetse ibyishimo, amakuba, byose mugasangira kuko mumunze ubumwe. Nawe muvandimwe uze kureba umuntu mubanye nabi, uraza gusanga hari ibyo mudasangiye. Mushobora kuba musangiye ibintu, musangira akayoga, mugasangira ibiribwa, byose mugasangira, ariko niba mudasangiye ubuzima, zeru, ntaho muzagera. Umubano wanyu urimo agatotsi. Kubaho ni ukubana. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo abakristo babiri, ngo bombi barabakateshise, ngo yari muyoboke ndetse na mugenzi babanye neza, ndetse mugenzi ngo yari yaragabiye muyoboke inka. Igihe rero kimwe kiza kugera, muyoboke agahura n'ibibazo. Yahura n'ibibazo akabona mugenzi nkaho ari kumukwepa, akabyibazaho. Yarwaza umwana, mugenzi ntabashaga no guhajya, ntabashe kumusura, kandi mu iteraniro badahwema guhura, mu kiliziya barahura bagasanya umuriro wa Kristo, ariko mugenzi ntatabare muyoboke. Yarwaza umwana ntamutabare, yagira ubukwe ntaze mu bukwe bwe, yarwaza umugore mugenzi ntamutabare. Bigeze aho muyoboke aza gufata icyemezo, ariko uyu muntu unyita ngo inshuti, nubwo yangabiye bwose ngo ni umunywanyi wanjye, ariko ngira ibibazo ntantabare. Najya kuya gutya nkabona abava amahanga, abavantara aribo bantabaye. Ubu koko iyi ni inshuti nyanshuti? Uyu ntambeshya. Nuko igihe kimwe muyoboke afata icyemezo cyo kutazongera na rimwe guhurira na mugenzi mu kiliziya, ntazongera guhura nawe ku meza matagatifu, ntibazongera gusangira isengesho, kuko abona ko mugenzi amuryarya. Igihe arwaje ntamutabare, igihe ahuye n'ibibazo ntamutabare, akabyihunza. Muyoboke amaze gufata icyo cyemezo cyo kutazongera na rimwe guhurira mu kiliziya na mugenzi we, ntibazongera gusengana, kuko ntiyasengana n'indyarya imeze ityo itamutabara, ahubwo bishoboke ko yanamutaba. Abona ibyo bidahagije, ajya kubona mugenzi we arakomeje n'ubundi arasenga nta kibazo, atangira kubyibazaho. Nuko rero muyoboke aza gufata icyemezo noneho gishyushye cyo gutandukana burundu na mugenzi we ari umugenzi. Afata icyemezo, aravuga ati ngiye kujya no mu kiraro, ubundi mfate inka, mfate iriya nka n'inyana yayo, ubundi bimushyire mu buryo bwo guca umubano hamwe nawe, sinzongeye kugendana nawe nkurikije ibyo yankoreye. Nuko muyoboke afata ya nka n'iyayo, aragenda agiye kwa mugenzi. Nuko mugenzi amubonye azanye iyo nka, aricara amutega amatwi y'ibyo agiye kumubwira. Nuko muyoboke aratangira aramubwira, ubwo n'uburakari bwinshi, aramubwira ati umva rero, umubano wawe ndawurambiye, ukuntu uhora undyarya, nkora ubukwe ntubabugaragaramo, yewe ntunantwerere ngo uri inshuti, kandi ndarwaza umwana ntiwigere uhagera, abanyamahanga akaba aribo bantabara, akaba aribo bamfasha, abo ntazi akaba aribo baza kumfasha. Najya kureba gutya nkabona umwana wanjye yongeye gukira, yongeye kugenda, utigeze untabara na rimwe, ntiwigeze ungemura. Nkarwaza umugore ntiwigere uhakandagira, najya kubona nkabona abantu ntazi aribo baje kuntabara. Najya kugira gutya nkabona arakize, utigeze na rimwe untabara. Rero nanone afashe icyemezo cyo kutazongera guhurira nawe mu kiliziya, kuko urandyarya. None rero bwa nyuma mbonye ko umubano wawe nanjye uri kunsubiza inyuma, nari nkuzaniye n'inka wampaye, kuko mbona ntacyo umariye. Hato n'ejo bundi tuzajya witwaza ngo ni inka yawe wampaye ukarya inyama ku maso, ndanayigusubije usigarana ibyawe. Nuko ngo umuyoboke amaze gusubiza inka kwa mugenzi wari wayimugabiye, mugenzi aramubwira ati umva rero muyoboke, ntabwo ari ngombwa ko mba mpari buri gihe imbere yawe. Komanda ntabwo ari ngombwa ko agaragara ku rugamba, ahubwo yohereza abashobora kurwana, arabayobora akabatenga. Ngemeze nka komanda, ntabwo ari ngombwa ko ngaragara ku rugamba, nohereza abagomba kujya kurwana, kandi icy'ingenzi nyine nuko batsinda, bitewe nuko nabohereje bizeye. Rero igihe cyose wakoraga ubukwe, burya nari mburimo, buri gihe nahitaga nohereza abantu bitewe n'imirimo baza gushingwa. Barya abantu babona gutazi bakubereye mu bintu bakagutwerera, abo n'igihe waboherezaga, kuko ni inshuti zanjye nyine. Igihe wajyanaga umwana kwa muganga akavayo yakize,
ba bantu wabonaga batazwi, ba bantu bose ajya kubona utazi, abo ni njye wajya kubohereza kuko ni inshuti zanjye. Inshuti zanjye ngomba kuzihuza nawe kuko nawe uri inshuti yanjye. Igihe warwazaga umugore simpagere, ba bantu bose bakugemuraga utazi ni njye waboherezaga. Umuganga wavuye umugore wawe ni njye wamwohereje kuko nari nzi ko uri inshuti yanjye, ntagomba kugutererana. Njye rero mba ndi kuyobora ibintu nuko nyine utambona, ariko n'injye ubu birimo dosiye zawe impamvu ziri kugenda neza n'injye ubu zirimo nyine. Ba bantu bose ubona utazi barya bose n'inshuti zanjye. Rero mba nifuza ko inshuti zanjye nazo nzigira izawe kandi nubwo utabimenya. None se dosiye zose ntizagenze neza? Nuko nari mfite ukuntu nabiteguye n'ukuntu nabiteganyije kandi bikagenda neza. Ntabwo byari ngombwa rero ko nyena guha raporo buri kintu cyose ukuntu cyagenze, kuko mba nzi ibyo nakoze, ibigaragara n'ibitagaragara, kuko uri inshuti yanjye ndakwizera kandi ndagukunda. Muyoboke amaze kumva ukuntu ibintu bye byose byagiye bitungana atanazi nuko byatunganye, abo atazi akaba aribo babyinshiyemo kandi ari mugenzi wabohereje. Muyoboke neza neza akorwa n'ikimwano cy'imesa 25. Ese iyi nka arongera atsimbarare ayisubize mugenzi cyangwa n'ubundi araza kuyitwara? Birumvikana iyi nka arayisubirana kandi ntazongere gusiba ikoraniro kuko mugenzi atigeze amutererana. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Ngicyo bita ubudasa. Ubudasa ntabwo ari ugukora uko mugenzi wawe ashaka cyangwa uko abyifuza, ahubwo ni ugukora icyo atigeze atekereza kandi cyiza. Ni ugutekereza ukageza kure aho mugenzi wawe mubana atashoboye kugeza. Urumva, muyoboke wari yibanda kuri presence matérielle, kuri presence physique, mu gihe undi we yibanda kuri presence spirituelle. Nguko kubana n'umuntu ntabwo ari buri gihe ko umuhora iruhande, ntabwo ari buri gihe ko muri gusangira, ntabwo ari buri gihe ko umubona mu maso yawe, ahubwo kubana n'umuntu ni ukumukorera ibigaragara ndetse n'ibitagaragara. Ngiye imibanire yacu nguko abenshi tujya twivumbura ati Yesu sindi gukubona, ugahora n'ibyago ugahora n'ibitoteza ati Yesu ko ntakubona. None se bya byago byakemutse bite? Bwabo kwe bwagenze neza kubera iki? Kubera ko Yesu yohereje abagufasha. Yesu yohereje inshuti ziragutwerera zirakugoboka. Yesu yohereje abaganga, Yesu yohereje abagarde, abantu bose bagomba gukwitaho mu rugendo rwawe mu nzira yawe. None wowe wakomeje kubyitirira. Bakristo bavandimwe, nguko natwe tumeze nk'abigisha amategeko n'abafarizayi biyitirira, bakiyitirira urugo, bakiyitirira ibyabati, bakagenda baheza impamvu ati simbonetse ngiye kwita kuri biriya, kwita ku byawe aho kwita ku by'Imana. Nyamara Yesu we ari kwita ku byawe. Indirimbo tujya turirimba ngo igiye mu by'Imana nayo mu byawe, uze gucunga urebe inshuro umara mu by'Imana, inshuro umara uri mu bintu by'Imana. Ubu si Imana iramutse irebye inshuro umara mu byayo kugira ngo gutabare, yagutabara na ryari? Aha, ariko Imana ntabwo igendera ku butungane bwawe, nta nubwo igendera ku bikorwa wikoreye, ahubwo igendera ku mpuhwe zayo ikagutabara utanabizi. Wowe rero icyaho ugahora wivumbura uti sinjya gusenga, sinjya mu by'Imana, ntiwitabire ubutumire bw'Imana kubera izo mpamvu zawe wagiye ushyiraho ati n'Imana ntabwo iza mu byanjye. Nyamara icyakubwira uburyo Nyagasani ari ukubere muri dosiye. Uyu mugabo mugenzi twamugeranya n'Imana ikubereye muri dosiye wowe utabizi. Wajya kubona ukabona ibya byakoze, wajya kubona ukabona ubonye akazi, wajya kubona ukabona uratsinze. Ese ninde wagufashe gutsinda? Ngo uwo mugenzi uri ku rugendo nawe ugatangira ukivumbura uti n'ubu sinzongera kwinjira mu ngoro y'Imana, sinzongera kujya gusenga. Kubera iki? Ngo uriya twashwanye. Nyamara ntumenye ko ari kubera muri dosiye. Nguko abantu benshi twagiye twivumbura ku Mana, bamwe ntibagiye kandagira muri chapelle, abandi bagitandagira muri kiliziya mu nsengero zabo, kuko bagiye bivumbura ku Mana. Ati Imana yankora iki ngiki, cyangwa ukivumbura kuri mugenzi wawe ati ntabwo dushobora guhora mu isengesho, yarampemukiye, ntansura, narwaje umwana ntiyansura. Ariko icyakubwira ibyindi byiza ari kugukorera utazi. Ubuzima bwawe bukaba ari ubwo kwivumbura gusa no kwivumbika. Nyamara ukibagirwa ko Imana ntushobora kwirusha amayeri, ntushobora kwirusha ubwenge. Imana iragusumbye. Niyo mpamvu icyacu no guca bugufi tukakira ibyo Imana iduhaye,
tukemera gusangira n'Imana kuko n'ubundi nidusanganira. Ni kangahe nagiye mpunga Yesu, ni kangahe nagiye mpunga community yanjye, ni kangahe nagiye nivumbura ati sinzongera kubana n'uyu nguyu, sinzongera kubana n'uyu nguyu. Umunsi uze gukora umwitozo ku bantu bagiye bivumbura bati sinzongera kubana n'uyu nguyu, wasanga abo bantu bivumbuyeho aribo bazagutabara cyangwa aribo bajya bagutabara utabizi. Yezu, aho nagiye mpemuka umbabarire, aho nagiye nivumbura Yezu mbabarire, ndaje ngumbabarire kuko nkunda byahebuje Yezu mwiza ku mpuhwe zawe. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.